Ako bref rero ndayizi. Bref rero urabona n'abantu bashoboye kandi turacyakora kandi turacyakomeza. So abakina mu kirere Bite Paul? Aya ni sawa. Ni sawa? Fresh kabisa. Meze ute? Ndi cool kabisa nta kibazo. Akazi kameze gute? Bo akazi ni neza nako nawe natsaze mu kazi ndi mu kazi ndimo ndakora. Bana basa nkaho uri muri lunch. Yagiye muri lunch? Tugesanga hafi hari? Ubu turi saa 7:40. Ubwo se muragasoza ryari? Akazi hano dutangira akazi saa 12 saa 1 z'igitondo tukavamo saa 11 z'umugoroba. Hanyuma ko nzi ko Paul uri umukinnyi wa filime, gukina filime no kwigisha ubifatanya gute? Bo gukina filime no kwigisha ubusanzwe ntabwo nigisha ndi animateur de discipline ariko byose ni ubwa ubwarimu nkuko mbikora nyene iyo turi muri weekend cyane kuko tuba dufite scene nibwo mbikora mu buzima bwanjye usanga nkaba ndi mu kazi mu ndi mubyizi yose. Breveland TV ni YouTube channel yashinzwe na Brown. Rero filime twaje yitwa Housemate twayikinnye batanu yarenze n'abandi tuyikinnye akico kuri YouTube channel ya Brown. Hagura n'abantu kuyireba cyane filime imeze neza. Filime turi kubereza n'indi filime nziza cyane kandi ziko bazazikora uko basanzwe baziko tubikora turashoboye kandi nziko tuzabikora neza. Ni iyihe filime? Tuyakora filime yitwa Urugamba. Filime Urugamba true story nyine zabivuga ku buzima usanga tubamo ariko nanda biziko biza bimeze neza kandi zazimeze nk'izizo twagiye dukina. Hanyuma ni cyo kintu batubwira kuri uwo muterankunga wa Brown? Umuterankunga wacu nibyo turakora ariko ntabwo dukora buri gihe dukora sometime muri weekend dukunda gukora uko benshi bari abakozi bakiramo bose n'abakozi no turahura yo turi muri weekend tugakora. Brown rero ni wasenye igitekerezo akiza kuri Janine akitubwira twumva ibintu byiza cyane tutoshaka kubona mu kuko tuzamutura aho tugera twumva ko no muterankunga wacu akomeze ntacike intege tuziko tuzakora kandi twabigeraho ntacyo abona utibishya kuya kandi ziko tuzabigeraho mu izina ry'Imana.